Haleluya. Haleluya. Reka none gusaba Petero Imana wicaye nabo hanze kwinjira kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi cyangwa ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi tunezerewe. Tuganire ku ijambo ry'Imana tunezerewe. Nitwa Kabanda Jean Bukse. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana 4 n'umudamu umwe kandi ndi umugabo ushima Imana. Ijambo rero twize ubushize sinzi niba mu rusengero hari umuntu waba ubyibuka kugira ngo ashaka ko hejuru intego nari mfite ubushize yashaka ko hejuru kugira turebe nimba kuko tuba twari ku ijambo ry'Imana. Reka ushaka ko hejuru unyibutse ijambo twari dufite umunsi twaganiriye. Ushaka ko hejuru wese kuvuga wicaye hakuko uhagaze kugira ngo abantu bumve icyo twari uwo munsi twize. Ati isanduku y'Imana yari yanyazwe kuko Abisirayeli bari bacumuye biba ngombwa ko yongera kugaruka mu rusengero cyangwa iwacu. Kandi koko nkurikije uyu munsi ko nabibonye uyu munsi isanduku y'Imana iri mu rusengero. Haleluya. Umukobwa yahanuye numva nanjye hundi ndivuga ngo Mana mbabarira. Haleluya. Iyo uje mu rusengero ukagenda utihanye buriya bari ikibazo. Uyu munsi rero ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo kugirirwa neza maze warangiza ugasinzira mu mahoro. Haleluya. Kugirirwa neza warangiza ugasinzira mu mahoro. Kugirirwa neza warangiza ugasinzira mu mahoro. Reka ndebe umuntu ufite isaha ambwira igihe kugira ngo nkoreshe umwete, kuko iyo mbwiye n'undi abantu bashonje ntabwo baje bumva, ahubwo nakubwira kano ukakabwira umugabo wasigaye mu rugo, ukakabwira umwana wasigaye mu rugo, ukakabwira za maribobo ziri hano ku mihanda, ukakabwira abari abasambanya ibigo basamana bakirwa banywa tuba mu gitondo n'umugoroba, ukakababwira kuko wagataha. Kugira ngo mubwire washonje kugira ngo ugende wabyibagiwe. Mbwira isaha saa 6 saa 5. Reka nihe iminota 10. Ni nyinshi? Murakoze. Imana ibanganisha. Kugirirwa neza n'Imana tubisanga muri Zaburi 4 umurongo wa 9. Harebere uhasome, ntabwo nshaka kugira ngo ntinde, nshaka kuvuga amagambo make narangira nkasenga Imana. Igihe kirari cyo kuganira namwe bene data kirahari. Kugirirwa neza warangiza ugasinzira mu mahoro. Dusomere 4 umurongo wa 9 muri Zaburi. Nukuri nzaza ndyama nsinzire niziguye kuko ari wowe Uwiteka umpa kuba amahoro. Iri jambo cyakubabwira ntabwo wasinzira waburaye, ntabwo wasinzira uri mu munideni. Muri ukwezi kwa 12 kugeza mu mwaka wa 2000 tugiye kwinjira mu mushashara na 24, abantu benshi bari b'amadini, abenshi amakoperative, abandi imiceri, abandi inyama. Ntabwo baba bari kukwishyuza gusinzira, ntabwo baba barwanye n'umugore gusinzira, ntabwo baba barwanye n'umugabo gusinzira, ntabwo waba waburaye ugira uteyemwe gusinzira. Hari umuntu umwe wagiwe neza, ni umwuzukuru wa Sawuli. Umwuzukuru wa Sawuli ni we Dawidi yagiriye neza. Agiriye neza uwo muhungu, uwo mwuzukuru yaraburaraga, kandi Iseri Shonerali urugamba ruhinanye, ibintu bikomeye. Sawuli baramwica, umuhungu we baramwica, imiryango ye baramwica. Barangije ahunga agahungu kamwe kitwaga Mefibosheti, kari karamugaye ibirenge, kirukangira kure karahunga. Kagiye guhunga rero, kari akana k'akajonerali. Iseri Sawuli yari perezida, kicwa n'inzara, kicwa n'ibibazo, kicwa n'agahinda. Ariko Dawidi yibuka ineza umuhungu wa Sawuli, ukuntu yamugiraga neza, akamuhisha bakabana, akamugirira neza,
aribuka igihe umwami Dawidi yamaze gufata icyo gihugu yicaye ku ngoma, aravuga ati ariko muri bene Sawuli mu muryango wabo nta muntu n'umwe waba warasigaye. hari umuntu witwaga Siba muri icyo gihugu. Siba yibuka yuko Mefibosheti yasigaye yaramugaye ibirenge, aramubwira ati agahugu kasigaye ni kamwe kamugaye ibirenge, karirukanse kagiye kure. Hari igihe ureba umuntu ukagira ngo ni muzima ariko yarashize. Umunsi umugore arampamagara ati ngwino unsengere, ndakugendera ngeze i Kigali. Ngira ngo ni umukene cyangwa se uciriritse, njyana amasogisi yacitse ariko atanakuze neza. Kera nari umukene ariko so yagiye neza. Arampamagara nanjye ndagenda, n'ingoga nyinshi ndagenda, n'iponze arambwira ati ngwino, aranjyana. Bageze kuri etaje anjyana mu ya mbere, yakize umugabo naza akamubiti umupanga imusika ko hariya, anjyana mu ya kabiri, anjyana mu ya gatatu, anjyana mu ya kane. Hari sare nziza, imikeka nziza, mwakabyara abahungu n'abakobwa mwe, niho nari ngeze ahantu heza nava mu nema. Bona bajye n'umwe omba ajya kugera ajya kubikeka bishyuye muramuvaga no muri badinjiye agenda ariko n'Imana yanyine ariko basore nyine ukurana bitahamyeho nambere basore standeze bityo nagambye abantu icyambere yarafite umuntu icyakabye yaracitse kubera ko nanyuze mu byondo, urabona ngo gashaka kugira ngo ugere mu mujyi cyo gihe ntabwo arebye neza, yari imyondo gusa. Ndavuga nihagaraho mpira muri Kigabo, nuko ndagenda ahita kuri hagarama bavanamo ngiye kumusengera. Harashoka ndi patore ni minisitiri bazabarame ngo oya kandi guteka icyo cyane ndagenda. Aravuga ati bose nsengera tugabarara nkubita, hari ibigora afite ese ufite imodoka bwate, ufite imodoka 10, ariko rwose nuko ari kumbwira ngo n'amarira ararize, yarize amarira yongera agasahane narinda reka cyane igikosi yakuzura cy'ukubabisha yagiye ubwo ibirayi by'umwana byabonetse ntakundi wese cyangwa gusenga. Ngiye gusenga amarira ashire, agahinda gashire, ariko ndanje ibirayi by'umwana n'umugore byagize biteye. Kandi y'amasogisi ngiye kugura amasogisi meza. Uyu munsi ndaranzinzi kubera ngenda kose umunsi naranyirane nzinzi. Ntabwo nzongera kujya ku bakire nambaye isogisi byacitse, ntabwo nzongera kujya ku bakire nambaye ibikweto bihenda. Bazenda baranzi ngo ntabwo nakeye cyane ko baranzi. Mukore gusengera yawiri rero ngiye gusengera urama yangaya ubundi asigaye imara gucamo umugabo ntabwo kugira gute yongera kuguca inyuma uzabashije kumujana kuri telefone yanjye akubyo birosho bakata abo muca duke nuko kandi nanjye kuko twebwe gusenga. Haleluya uriyumva umukozi w'Imana, kuko twe turi abakozi b'Imana. Iyo usenga ni Imana igufasha, ntabwo ari wowe. Nanjye bwira Imana uzi ibisozi byanjye byacitse, umugore ari kurira nanjye kurabira Imana uzi mu rugo ko tumaze iminsi turi kurya ibijumba, ninsenga isengesho ubyumve maze nanjye ndarihamagara kuko nzi ko umuceri n'ibirayi mu rugo biragenda. Ndangije nditahira nta n'ikintu nakoze kuko Imana nayo igenda n'igikora. Ndataha umugabo we bw'ejo mu gitondo aragiye ahura n'umugore yari yaratereye inda ariko umwana amaze imyaka 6. Umugore aziduka ati naguze induru, bamufashe umugabo bamujyana ku murenge. Umugore ageze baramuhamagara ati umugabo yafunzwe, yatunganye n'uwo yabyariye. Umugore aramubwira ati none ko wari kunzegera imodoka ko umugabo kamufunze. Intara
ngo urinjije ahubwo uwo nguwo natazaga gukubita rikafunga amane mu munsi umwe cyangwa ebyiri kuko ufite amafaranga navayo urabamo pato umugore atoka aragenda ashaka kuza kureba uko aramamagaye ageze umugabo amurazayo amajije kurazayo kuko amaramo iminsi ebyiri arataha abwira umugore ati ntabwo nari nzi ku muntu nari nzi ko nyuma ko nabyaye hanze urangije noneho murarwaye n'irandaya kuko ashakagira ngo inkurikire ije kurebaho n'uyu umugore ati rwose njyewe yesu yaraguhoye umugabo aramubwira ati rero uhereye uyu munsi ntabwo nzongera guca inyuma uhereye uyu munsi sinzongera kurwana nawe sinzongera no kugutuka umugore arangije arampamagara ati shiki ibihumbi byawe ijana ahubwo noneho ubundi hari kera ndagenda byigamo imodoka nshobora ndatsindwa nanjye ubwo nuko ariko bino minsi iri hafi kuzongera kuja gukora siko nzatsinda haleluya ariko nanjye nayicayemo nubwo natsinzwe ntabwo ndatsindwa nanjye nayicayemo ndayimirimba ukwezi kose n'indi minota 30 uyu rero uyu mugabo witwa Mefibosheti yari umugabo w'umwami w'umushorerari yari umugabo w'isogokuru perezida dusomere noneho narangije bikabasome bihuta ntabwo najya kubasobanuraho cyane mwayumvise dusomere Samweli wa kabiri igice cya 9 uhere mu murongo wa mbere urangize mu magambo aguye mikoro nta menshi nasobanuraho nirangira nsenga Imana cyakubabwira kugirirwa neza kw'Imana mugabo mwene data ubu muri iyi minsi ndimo ndikwiha intego icyo wacu bashaka baguye mikoro sinzi cyangwa ufata iyi cyangwa ubisome neza ntabwo njya kwisura mu cyane reka dusomere Samweli wa kabiri igice cya 9 umurongo wa mbere wumvuga uwo muhungu w'umwami wa perezida Imana yagiriye neza nuko Dawidi agira neza uwo mugabo wari waramugaye ibirenge mwene Yonatani ise yitwaga Sawuli bukeye Dawidi arabaza ati mbese muri mwebwe hari umuntu wasigaye w'umuryango wa Sawuli mbese muri mwebwe hari umuntu uri kuburara mbese muri mwebwe hari umuntu uri kubwirirwa mbese muri mwebwe hari umuntu ufite amadeni agiye kwishura n'undi akaba atari gusinzira ngiye kukubwira ko iri joro urarasinzira bakwishyuza nabi bakwishyuza neza urarasinzira kwereka inzira y'ukuntu wishyura dusome uwo mugiriye neza ku bwa Yonatani wambwa witwa Yonatani nanjye mugiriye neza uwo ni Siba wanjye nababwiye nuko baramuhamagara ati mba wanyu shawa agahunguwe umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba ni wowe tugiye kubaza nawe ati ni njyewe yego umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana harya kwa Sawuli bose barapfuye barashi ngo mugirire imbabazi nanjye mugirire neza asubiza umwami ati nuko umugabo asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umwe wamugaye ibirenge wamugaye wenda no gupfa Zerida yabwiye ababyeyi ari kutuga ati uyu yari agiye gupfa yari asigaje akanyuma somere umwami aramubaza ati abahehe yari yaramwongokanye aramusubiza ati aba mu rugo rw'abakene mu rugo rw'abakene nyine cyangwa mu rugo rw'abantu bari abamuna ba kera komeza usome nuko umwami atumira kakamu gatumira wa mukene wari urimo kurara umwami aramutumira nuko amuvana muri urwo rugo rwo kwa ego amuvanayo komeza nuko mwene Yonatani nuko ahita yitaba Dawidi ako kanya ageze imbere ye agwa yubamye nurangiza ukajambuka nyuma gatoya ubirekeraho ageze imbere ye aramuramya wumva umuntu waburaye wumva umuntu wabwiriwe ukuntu avuga ko ari n'imbwa ndabibasobanura ubwatsi soma
maze Dawidi aravuga ati aravuga ati Mefibosheti ariko bati Karame ndabonye ukuri Dawidi aramubwira ati humura kuko nazaba kugirira neza cyane kandi azagusubiza imisozi yawe ukuri Nyarurenzo ya sogokuru Sawuli byo ni isezerano Imana iri kubaha uzagirira ukazirangire iminsi yose nuko aramuramira avuga ati umugaragu wawe ni iki kunyitaho ni ukuri kandi ndi inkombe y'imbwa irekera Imana iguhereza umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo niyo jambo ngiye kurangirizaho, ubundi ayandi mwayumvise ayandi mwisome. Nuko ngo yumvise uburyo bamugiriye neza aravuga ati ko ndi intumbi ndimbwa. Hari igihe ugera ahantu, haleluya, hari igihe ugera ahantu ukibonamo shoreje. Nkigera kuri uwo mugore nibonye hari umuzeyita sanze amakaro sanze ibiki. Uriya mugabo ubwo yaburaraga, ubwo yabyirirwaga bamutumiye ku mwami, yicaye ku mwami ati ko ndi intumbi. Uzarebe, reka tumwereke, urebe muri Noheli. Noheli hari igihe abantu bakwise amakorali ibishari, ariko harimo uzatanga igice cy'ijana ni amafaranga. Ariko se mwene data, uhaye igice cy'ijana uje guhaha hariya mu isoko, hajya isoko ryacu rihera bagiye kujya ko munda kugenda hano kunga genda gishoboka ku gice cy'ijana hakunga wakigura iki kujana umugore ufite umugore n'abana bangahe? Umugore umwe n'abana batatu. Umugore umwe n'abana batatu. Mwari muri igice cy'ijana aho umugore we ture ko ari cyo barareba burayi. Umuntu agahangara muri Noheli umwaka wa 12 agatura igice cy'ijana. Ukareba nimba Imana iragigaha, nimba icyo gice agihaye umugore n'abana ngo bajye bahaze, ese uzi Imana iraha? Uyu mugabo yigezeho yirebye aravuga ati ko ndi intumbi, umva ijambo ndangirije, ko ndi intumbi nkaba ndi imbwa, urukugira neza iki? Uriya muntu buriya ntabwo uvuga ariko zirida ntimukazarenganya abantu. Mwarimu umuntu utuye ijana nawe atangaye umugore n'abana tuzura murenga. Muri Noheli mu mwaka wa 12 yarakurinze yarakugaburiye. Zirida hari ababyashirana imbere nyakubahwa Gishoma ati bari bavuye makuru, niho ndivugiye bashaka kutera amabuye, bari bavuyemo akuka, baraje bati barashikiye igice gicisha. Yaravuyemo iki? Jarambye ngo Gishoma uzapfejo iranzu yaje nayo gushe kumwibera kuko njye nkunda ubuzima ariko ndakwibera nje nkunze kubaho nkunda kwibwira jewe uzayica zarume muki wewe bizantwara ariko uzaduze bike perezida uzarugize uzarume muke ko njye nkundira ndabyetegera ndetse apfuye barabirangiye hano uzajya guhura nawe hano. Reka rero njye gusenga Imana, ariko igikundangirijeho uyu mugabo we yishije karimyinga ndetse ari mu ntumbi kubera yuko yari ameze. Uyu munsi rero kugirirwa neza nshaka kugira ngo ndangirize. Sawuli yibutse uburyo yaraye mu ishyamba, Sawuli yibuka uburyo bari bakuye ijosi, Yonatani aramufata aramugurukana amujana bagiye kumuhora umurambo barapfe. Sawuli uriya muhungu arangije aramurwanira, yibuka iyo neza avuga ati muri uyu muryango nta muntu wasigaye. Barangije baramuzana bamugirira neza. Ese Imana nimba igiye kuba ngo muri uru rusengero
tuze turaza ngo turahigisha ari wacuruje bonane ituro maze umugore ujya mu rugo gutekera agasosi utumeze maze usinzire mu mahoro usubira kuri ya zaburi ubundi netahire n'undi kuba mu rugo ageze mu rugo bamaze kumugaburira akanyama n'agasosi kuko yarageze ku mwami umva amagambo yagize zenda usubira muri ya zaburi 4 umurongo wa 9 ubundi ntiganyatsindima umukuru umugore yarageze ku mwami ageze kuri Dawidi akanyama n'ubwubatse akararika aboneka mu giti mugende kwiboga ritagira umuntu mugende kwiteresha mugende kwishuma ndetse hari n'abagira isigati iki byose nuko Imana imugiriye neza avuga amagambo dusomere ndaza njyama nisinzire kuko ari wowe wenyine Uwiteka kuko ni wowe umagaye umvana muri buriya bukene umvana muri biriya bibazo ukamuha amahoro maze nifitiye amahoro reka njyame nisinzire Uwiteka ahamya hagati ongera uje gushakira iby'abana nterwa ibyubahiro. Haleluya, haleluya. Yadusenga Imana, nyagasani Imana data